ibanga ry'ubuto. uwo muntu se kutamwita abantu namukupema urute baba ndeka rwose ubu nabuze icyo nkora. uyu muntu yanshyize mu kigeragezo ntazi uko ngomba kwikuramo. kigeragezo cy'isema urute Shauri riri mugabo telefona twamenyaniye ahantu mu bukwe. Ambaza izina ndarimubwira. uretse gato ni umugabo ufite umugore. Yego mana ni umusaza. Ashobora no kuba afite abana bakuru. Nuko nyine ubona ari umuntu wabayeho neza naho undi rwose arakuze. Nuko komeza umbwire. Ubwo rero nkiri mubwira nibwo yambazaga amakuru yanjye ndayamubwira anyakana nimero ya telefone ndayimu ariko nkubwira ntibushobora kwiratampamagaye. Ubwo ni sugar daddy namwumvise. Umva se nkukomereza. Ubwo sinzi ukuntu yigeze ku telefone. Turaganira ambwira ukuntu akora mu kigo gishinzwe gutanga bourse zo hanze. Ahubwo ndumva nakomeye. Yewe rakomeye cyane. Tekereza ko yahise ambwira ko hari ishuri mu Busuwisi ashaka kunjyanamo. Koko yabikubwiye akomeje se? Umva mbona akomeje ariko nanone nako sinzi ibye. Umuntu usumbwira ngo nzamusange mu mujyi muri hoteli ngo yitwa Inyenyeri ngo maze abariho amera igipapuro nzuzuza ngo ubundi mu mitenjya kwiga. Ntiwumva se ko imipango ye yihisha ibindi? Narabikeye. Ubwo wamubwiye ngo iki? Sha ntirarire rwose nabuze icyo mubwira. N'ubu ndahamya ko yantelefone ashaka ko muha igisubizo. None rwose sinzi icyo ngomba gukora. Nemere se ngewe mbona iryo shuri mbireke se naryo ndihebe nkuri kikuko. Maburu terereka nkubwiye twaganiriye byinshi. Ndakumva. Ibibazo nk'ibyo abakobwa benshi bahura nabyo. Ariko icyo wari wese aba akwiye gukora. Ngira se sha wenda nava mu mayira abiri. Nukwicara hasi ugatekereza. Uti hari umuntu ushaka kumpa ishuri. Ariko arashaka ko njya muri hoteli kubimbwira neza. Ibyo byombi ukabishyira ku munzani. Ukibaza uti se ari ukujya akansaba kuryamana nawe nkahabwa iryo shuri ari no kureka kujyayo nkaratira iryo shuri. Birumvikana aho kugira ngo ndyamane nawe biyantera sida cyangwa inda y'indaro iryo shuri narireka. Ubwo rero barangije guhitamo. Ndakubwiye ngo abakobwa baramutse batekereje batyo mbere yo gufata icyemezo bahajya bategura imitego myinshi. Cyo kora wa mugari mbaba ubundi kuki umuntu yashaka kugukorera ikintu runaka ari ukubanje kujugunya ubuzima bwawe. Si ikibazo se kuki abakobwa tutakwiha agaciro ariko ngo twereke abo bashaka kutugusha mu mitego ko twiyubashye. Cyo kora ho rwose ungiriye inama niba ikiguzi cy'iryo shuri ari ukumusanga muri hoteli ari jyane ntabyo nshaka rwose. None se niki cyaro tubuzima mabute kubaheza dore kandi aronge sha reka nze muvana inzira ku murimo ku buryo atazongera kuntekereza. Wa mugani nitwe twisuzuguza. Aro ariko ninjoro wari uje kuryama ryari ko narinze nsinzira utaragera ku biro kadi naguye nk'igiti. Ese ugira ngo ibiganiro narangiranye na Mbabazi n'ibyari byantwaye ahubwo habuze gato koko bwari no kudukeraho. Yewe nabonaga mwakwijuru kwiro. Twaganiriye rwose. Yishimye se ko twamwemereye kujya kwiga imashini? Yo yishimye cyane rwose. Ariko si icyo twaganiragaho. Twasigaye atinyuka tukaganira n'ibyo ntatekerezaga ko twavuganara. Ngiye kuganira kuri ya mihango ya gikobwa se? Oya. Sinzi ukuntu twageze ku ngingo y'indangagaciro zarangaga umwari wo hambere. Kagira inkuru. Nuko tuvuga mu busugi. Yewe nawe ntacyo utazamuvugisha. Ugira ngo so umwana n'umubyeyi iyo bisanzuranyeho hari icyo batavuga ko yambwiye ko akiri isugira. Yewe nduva mbageze kuri. Yabimbwiye rwose kandi nabimushimiye pe. Urumva neza rwose. Namusabye ko yakomera ku busugi bwe kandi kugeza igihe azashakira. Yanyemereye kandi. Ariko uzi ko nanjye narinze nshaka nkiri imanzi burya. Ngese hari icyo wanshinja. Reka wa mugani burya ibintu bitaracika umuhungu yakomeraga ku manzi bwe umukobwa agakomera ku busugi bwe. Nyine ntabwo bamenyaga agaciro kurusha rwose. Buriya rero kumuganiriza kuri iyo ngingo nabonye bishobora kumufasha gukomeza kwiha agaciro no kwiyubaha. Kandi burya ngo uteye agaciro nta nundi ukamuha. Njyahehese. Kimwe na bya bindi nyine ngo utiyubashe ntiyubahwa n'abandi. None se erega buri isuku igira usoko. Baragomeye ku busugi bwafite abikomora. Yewe ibyahari ntawabihamya. Byose biterwa burya na kamere muntu. None se ntavuka indimwe na musaza we Fisi ibyamubayeho se ntubizi?
reka fisi uriya yazize agakungu terwa na kamere muntu rwose fisi yazize agakungu ibyo iki byo nari mbivugiye nuko burya n'ababyeyi hari uruhare bashobora kugira mu gutuma abana bakura biha agaciro. none se sibyo nakubwiraga none se umwana azakura abona se cyangwa nyina ari umusambanyi hari umusinzi bibure kuzamugiraho ingaruka. Nabazumva ko gusambana cyangwa gusinda ari bisanzwe. Ahubwo ngo uyibahetse abwiriza uwo mu mugongo. Ese none nk'ababyawe nangeragere bariya abantu hajya nakubwiye ko bareba mufunze. Reka da azize zageso zo gushuka utwana tw'udukobwa. Umva sinabikujyanye neza ariko ngo hari umukobwa wamureze ko yamufashe ku ngufu. Yo ntunyumvira ubwo ntagiye kunera ntabizi. Mama hano wazanye umukozi ufite isuku pe. Uriya ntabwo ari umukozi di ni umwana nasanze mu nzira afite ibibazo yashoboye ndamuzana ngo abe yibereye hano mu gihe ibibazo bye bitarakemuka. Ese nuko byagenze none se ko ndeba yabaye nk'umuyaya mu rugo niko kumufasha uvuga. None se ubwo urumva namuzana akirirwa yicaye kandi mba ngomba kumugaburira agomba gukora. Yewe ariko nanone kumuvunisha si cyo gisubizo mama. Ese ko numva umufitiye impuhwe kurusha izo yifitiye. Si ibyo kumugirira impuhwe ahubwo nuko kuvunisha umuntu witwa ko wamufashije mbona nabyo atari byiza. Genda unzanira agacupa kawarage kari mu cyumba mbe nisomeraho. Mama ntabwo nyizana. Kubera iki uransuzuguye? Waraye usinze numva birambabaje n'ukuri. Hari izo wanguriye Terezo si umutungo wanjye. None se nutamu uburebe kwe nk'umubyeyi nsigaranye nzabuhabwa nande. We ntuzasinde sinakubujije kunywa inzoga ukangukananira. Mama ngezaho zareze kugeza nijoro nazireka n'ukuri. Ngo iki uzi ko naje mu cyumba nkasanga uryamye ucuramye ucyambaye n'inkweto ibaze. Ese nyibutsa Terezo harya narahenzanye nande. Umugabo wakuzanye mu modoka simuze ubundi se ko mwari muje mutinze cyane. Ariko ugiye no kuntegeka amasaha nzajya ntahiraho iwanjye se Terezo. Oya ariko nanone gutaha igicuku ugenda uyobozi wawe ntibikwiye mama. Tugiye dushima ibyiza ariko nibibi tubigaye. Ariko rero ntawe nanduranyijeho ko naje nitembera nkinjira mu buriri hariho nabwiye nabi. Mama ndakumva. Hari ikindi kintu nshaka kukubaza. Kigikise kandi ko nkujyana mu cyumba nijoro nafunguye akabati nkasangamo amakasete ariho za filime wajya gumbuza kureba. Kandi ubwo wasanga bazirebye Terezo. None twese nitugira amaso areba kimwe. Wazirebye? Oya ntazo narebye da gusa nabonye uzitindikiye mu kabati ndavuga ni buryo bwose mama mbuza gukora ikintu runaka n'abagikora. Flora ariko wa mukobwa ubwo ntabanyumvara nabitabye. Niko ninjoro hari filime z'ibitera soni Terezo yarebye. Filime ntazo nigeze mbona reba twarinze tujya kuryama nta filime. Ngo mwarinze mugira mute Fro wararanye na Terezo? Ariko ntukumva icyo umuntu atavuze. Ni wowe mbajije se cacikase. Flora wararanye na Terezo? Kwishuri se amasomo aragenda fisi we. Aragenda ndanabitsinda papa. Nuko sha komerezaho. Ni byiza. Izere kutungiye kwishora muri zangeso mbi. Papa uko nabijeje ko nzaba umwana mwiza niko nabikose. Niya intego mu buzima bityo nkora kiba kiri ku murongo wo gushaka kuyigeraho. Ingeso mbi nta mwanya zikintwara rwose. None se sha kunumvise ko mushiki wawe ngo ashaka gushinga torido da uri migambi iki? Papa njye umuhigo wanjye no kwiga amashuri nkayarangiza. Utyo nkajya kaminuza nkiga ubuganga. Yego sha kurasha urakagabo pe. Wahisemo neza kotana mpaka intego yawe igezeho. Nzagerageza kandi numva nzabigeraho. Gushaka no gushobora. Iyo ubushake buhari se hari kiba gisigaye. Gusa sinabura kubabwira ko inama mwangiriye zo kumenya kwiha agaciro no gutekereza ejo hazaza hanjye biri mu byatumye mpindura ingendo. Ni byiza ubwo wumva ko hari ikinama zacu zakumariye. Kandi rero fisi mwana wanjye kinda kubwira. Ndakumva papa. Igihe cyashize n'ikigaruka rwose. Buriya agaciro umuntu atihaye kiri muto ntaba zakihakuze. Urumva ubu natwe kuba turaho twibashye nkuko ubibona. Nuko tuwe twarabiteguye kare. Nanjye ubu narabitangiye papa. Nuko komeza aho rero. Kandi nuko ndabashimira urugero rwiza mudahwema kunyereka. Ibyo nzajya nkora byose nzajya mparanira kugira ikirenge mu cyanyu.
ariko uzagera ikirenge mu byiza gusa urumva natwe ntabwo turi ba marayika ibyo tubonaho bidakwiye uzajya ubisiga inyuma wivunika rega amaze kumenya iruro n'icyatsi papa muri uko kwiyuha rero twavugaga unakomeze kuzirikana ibyo twaganira mbere yo gusubira ku ishuri urabyibuka ndabyibuka ibyo biyobyabwenge ubwo buraya n'ibindi byose byaharabika izina ryawe ukomeze ubyirinde ibyo naciye ukubiri nabyo papa humura rwose niyo hagize ushaka kungusha mu mutego mwereka ko ntari kumwe nawe nuko nuko murabona ziriya hene ngo zirandire imigozi nari kujya kwiterera abahungu ashe mwoka buri nkama oshe ese ubundi izo nizo kwandera izo hene nizo kwanda ashe mwoka ese waje rero kadi ina bene soza umuhungu wawe yahageze yo hobe waje ryarise ntageze mu kanya kashize yo ni byiza rwose ku ishuri murakomeye turakomeye n'amasomo ndayatsinda nta kibazo amambere Mbabazi aza kugusura yari yatubwiye urabona ukuntu yabyibushye yameze neza rwose nuko mwana we hanyuma se umugambi wavanye ahangaha warawukomeje nibyo dusanzemo kakana banza kazaba kagabo reka ye ngo impanuro twamuhaye zamugiriye akamaro rwose yo nuko rwose mwumva se ahubwo reka ahubwo iyo tuba twarabonye umwanya wo kukuganiriza ugitangira ubugimbi ziriya ngorane rwose wagize ntuba warahuye nazo zo kanyagwa icy'ingenzi ni uko yahinduye ingendo wa mugani we kandi akaba yaramenye igikwiye ikindi se ahubwo mboneyeho no kubasaba imbabazi ntabwo nigeze mbabwiza ukuri wari waranteye ya mitezi uyu munsi nsanga no kubabwira uko byagenze nuko yangushije mu mutego yego sha tuguteze amatwi ibanga ry'ubuto hitamo neza ejo utazicuza